uyu n'undi munsi nje kukwibutsa ko umuntu uzagukunda neza, urukundo rwa nyarwo, umuntu uzakwitaho muri ubu buzima bwawe, umuntu uzagukorera ibintu byose bya bindi umuntu ashobora kugukorera ukanyurwa muri ubu buzima bwawe, uwo muntu ntabwo ari sipeke yawe, ntabwo ari wa muntu ureba nyine ngo ubone mu buzima aguteye ishema mu bandi, ntabwo ari wa muntu ubona ukavuga ati uyu muntu ni uwa nyawe nyine niwe nshaka mu buzima bwanjye. Uwo muntu azagukorera ibintu byose nawe unyurwe, mbese handi uvuga uti mvuyeyo ndemeye, uyu niwe muntu nkeneye muri ubu buzima bwanjye. Ikibazo rero nshaka kukubaza ni kimwe: uzahitamo sipeke yawe uko umuntu nyine agaragara, wa wundi ureba ukabona aguteye ishema, cyangwa uzahitamo wa muntu ugukunda bya nyabyo akagukorera ibintu byose uko ubishaka ukanyurwa ukumva ko ari rwo rukundo? Hagati aho ngaho uzahitamo iki?